Niba warasoje senior 6 cyangwa level 5 ukaba utegereje amanota, ntugahangayike kubona andi mashuri atangiye gutangaza amakuru yo kwiyandikisha cyangwa se registration, ariko hari ikintu ugomba kumenya kugira ngo udafatira itangazo nabi. Niba usoje ejo bundi muri 2026, tegereza nawe ibyawe ndaza kubigeraho, ariko bakakangiye kubwira University of Rwanda RPO yaratangiye na University of Rwanda, muze tubashe kubasangiza. Uyu munsi University of Rwanda yashize hanze itangazo rijyanye no kwiyandikisha online ku banyeshuri bazakomeza undergraduate studies mu mwaka w'amashuri wa 2026 na 2027. Ariko mbere yuko tuvuga byinshi, reka tubanze dutandukanye ibintu bibiri kuko bishobora guteguza cyangwa se guteza urujijo. Iri tangazo rero ntirivuga ku banyeshuri barangije senior 6 ubu batangiye legislation muri UR, rireba cyane cyane continuing undergraduate student cyangwa se babandi baba bakomeje n'ubundi kwiga, that say bagiye mu wa kabiri cyangwa se mu wa gatatu, even ubwo no mu wa kane. Ni ukuvuga ngo abanyeshuri basanzwe n'ubundi biga muri University of Rwanda bagiye gukomeza amasomo yabo. University of Rwanda rero ivuga ko abanyeshuri bakomeza undergraduate studies bagomba gukora online legislation hagati ya 24 Kanama na 13 Nzeri muri uyu mwaka wa 2026. Rero mbere yo kurangiza legislation basaba kwishyura cyangwa se basabwa kwishyura legislation fees cyangwa se amafaranga ya legislation ahwanye n'ibihumbi 35 by'amafaranga y'u Rwanda. Kandi ikigo kiributsa abanyeshuri gukoresha uburyo bwemewe bwo kwishyura harimo Urubuto system, MTN mobile money, Beka app cyangwa online payment. Hari n'ikindi cyitonderwa rero gikomeye bagomba kumenya: abanyeshuri baherutse kurangiza ya 1 cyangwa se umwaka wa mbere wo bazatangira legislation ku itariki ya 1 Nzeri 2026. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko results zabo zimaze kwemezwa. Aha niho rero nshaka kuvuga ko ku banyeshuri benshi bari kureba iyi video, niba warasoje senior 6 ukaba nyine utegereje amanota, nukarebera itangazo ngo uhite wumva ko watangiye kwiyandikisha muri UR, oya kuko nago turamenya amanota yawe, sibyo. Iri tangazo ryibanze ku banyeshuri basanzwe bari muri University of Rwanda, ku banyeshuri barangije senior 6 kandi bategereje amanota. Icyo wakora ubu ni ugukomeza gukurikirana amatangazo ya NESA, Mineduc, nyine ni za kaminuza, kugira ngo igihe admission zatangira uzabe witeguye. Ni ukuvuga ngo kuba amanota yawe atarasohoka ntabwo bivuze ko ugomba kwicara ntacyo uri gukora. Tegura document zawe neza, menya ibyo ushaka kwiga, hareba za program ukunda kandi ukurikira igihe application zizatangira. No kuvuga ngo nyine uzahore uri update n'ubundi kuri izo mbuga zishinzwe kubitana. Ntabwo nshaka umuntu rero ureba iyi video ahita ajya kwishyura amafaranga cyangwa gukora legislation atazi neza niba iri tangazo rimureba. Soma neza itangazo mbere yo kugira icyo ukora. Iri ni rya continuing undergraduate student muri University of Rwanda. Rero kubasoje mu wa gatandatu, no kuvuga ngo senior 6 na cyangwa se level 5, turacyakomeza kubakurikirana kugira ngo igihe amakuru mashya yo kwinjira muri kaminuza sohoka cyangwa se azasohoka, tuzahite tubagezaho ayo makuru byihuse. Kandi niba rero uri muri abo banyeshuri utegereje amanota, ihangane gato, igihe cyawe cyo gutangira university nejo bundi kigiye kuza. Ariko niba uri mushya n'ubundi kuri Future Scholars, nta kindi usabwa no gukora subscribe kugira ngo any help nyine cyangwa se a job announcement, any opportunities zizahite zikugeraho nk'umuntu wasoje kwiga. Komeza ukurikire rero Future Scholars kugira ngo utazacikwa n'amakuru mashya ajyanye na universities, admissions, scholarships n'andi mahirwe y'abanyeshuri.